z'ubugingo, Mwami Yesu nashimwe cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ndabashoboje aho muri hose mugubwe neza, Uwiteka biteho cyane. Kandi nkomeje kubashimira uburyo mukomeje gushyigikira umurimo w'Imana kuri iyi channel, mukora subscribe, comment, share. Mwarabikoze kandi mukomeza no kubikora. Ndabashimiye rero, umwami Imana abamera umugisha. Nitwa Mukandengoro Laurence nk'uko bisanzwe. Ngarutse hano kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana ririmo kumfasha muri iyi minsi. Nagira ngo nawe niwumva rigufashije rikomeze gukora umurimo muri wowe no muri bagenzi bacu. Mwami Yesu abamera umugisha. Rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Gutegeka kwa kabiri, igitabo cya Mose cya 5 cyitwa Gutegeka kwa kabiri, igice cya mbere umurongo wa 6. Haravuga hakurya, haravuga ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Yesu ashimwe. Dusubiremo umurongo wa 6. Haravuga ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Imana ijya yitegereza. Imana yafashe ibihe bitandukanye bishyira imbere y'umwana w'umuntu. Rero yitegereje Abisiraheli uburyo bari ku musozi w'igisuzuguriro, yitegereza Abisiraheli uburyo bakoreshwa uburetwa, yitegereza imyaka bamaze mu bunyage, yitegereza imvune zose, ngo ndetse yitegereza n'inkoni y'Abanyegiputa yari bari ku bitugu, ndetse yumva ngo n'umuniho banihaga banihishwa n'uburetwa bwo muri Egiputa. Imana kuko yari izi impamvu yabyo, yari izi impamvu yajyanye ubwoko bwayo, cyangwa se yajyanye ubwoko bw'Abisiraheli mu bunyage, mu buhungiro, mu butayu, mu bibazo, mu ngorane. Yari izi igihe yabajyaniye kuri uwo musozi, kandi yari izi n'igihe izawubakuriraho. Imana ishimwe. Imana yacu narinje kukubwira ngo Imana izi igihe. Imana izi igihe. Igihe watangiriye umubabaro irakizi. Igihe watangiriye ibyishimo irakizi. Igihe wahuriye n'ibibazo n'ibikugerageza irakizi. Igihe warwariye iyo ndwara, itangira ryayo irakizi. Igihe wazengurukiye umusozi, intambwe zose wateye, igihe cyose wasenze, igihe cyose wubashye Imana, igihe cyose, igihe Imana irakizi. Kandi Imana ikorera igihe. Ubwo rero ngo ibwira Abisiraheli ibagirira impuhwe, ariko hari aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Imana yitegereza Abisiraheli imenya uko bameze. Imana ijya yitegereza ikanamenya uko umuntu ameze, uko umuntu ahagaze. Ese ubundi kiriya kintu uko nakimushyizemo akitwaye mwate? Ese ubundi kiriya kintu uko akirimo agihagaze mwate? Ikamenya niba urimo ugitsinda, urimo usohoka, cyangwa ikamenya niba icyo kintu cyaguheranye uri dipu muri cyo, kikwifitiye, kikuzengurutse, kikurusha imbaraga, kikurusha uburemere. Rabimora ikabisobanukirwa. Imana yacu irareba ikitegereza ikamenya.
ikabimenya buriya Imana irabizi byose uko bikurikirana. Noneho rero icyo nyikundira, iyo urimo urwana cyangwa iyo urimo usohoka mu igihe cyayo kitaragera, irakureka wajya kugera ku irembo risohoka, ukongera ugahita uyoba umuryango usohoka, ukongera ukizengurukaho, ukongera ukakigumamo, kuko Imana yo iba yaragushyize aho ngaho, hari icyo ishaka kukwigisha, hari icyo ishaka kumenya, hari n'icyo ishaka gukorera muri wowe kugira ngo uyimenye, kugira ngo uyibone, kugira ngo uyisobanukirwe. Mbese Imana nabonye igira gahunda ikomeye ku mwana w'umuntu, kandi mu nzira zose umwana w'umuntu acamo, icyo nakundiye iyera yo kabaho yo kabyara muba muri kumwe, iremera ugaca mu bikomeye, ariko yo kuko iri mu bumana bwayo, ikoresha uko ishoboye ikihisha mu bumana bwayo ariko muri kumwe. Noneho ikabireba, ikanumva, ikitegereza, ikanareba no ku gihe cyayo. Igihe rero kitari cyagera, icyo kintu niyo cyaba kikuruhije. Iyo ugiye kugera ku muryango ugisohokamo, urongera ukizengurukaho kugira ngo igihe cy'Imana kibanze kigere. Niyo mpamvu rero ugomba kwihangana, ugategereza, ukazengurukana kwizera, ukazengurukana ibyishimo kuruta umubabaro. Ubwo rero iyo Imana igihe cyayo kigeze, yo ubwayo ivuga ijambo rikomeye cyane. Iyo igihe cyayo kigeze ntumenye uko bigenze, ahasigaye biba otomatike kuko irabyikorera, ibikora mu bumana bwayo ariko ikabikora pe. Nuko rero yitegereza Abisiraheli ngo imenye uko bameze, ngo yumva ngo no kuniha ngo banihishwa n'Abanyegiputa, ngo yumva n'ibitutsi byose babatutse, n'imivumo yose n'ibiki byose, ngo n'agasuzuguro kose, irakitegereza. Birangije rero ngo nuko ihamagara umukozi wayo witwa Mose, ngo iramuhagurutsa, noneho imuha amasezerano y'uburyo agomba gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Nawe ntabwo byari bimworoheye, yarwanye intambara ikomeye cyane, ariko imuha amasezerano akomeye, kuko uyu Mose yari amajije kwemera umugambi w'Imana, amajije kwemera ko agiye guhagurukana ubu bwoko bw'Imana akabutwara. Yasabye Imana aravuga ngo wowe ubwawe uze ugendane natwe, ngo kandi nutajyana natwe ngo tuyobore, ntudukure ino. Hanyuma Imana iramubwira ngo Mose, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo nacyo ndagikoze, ngo njye ubwanjye nzagendera hagati muri mwe, kandi ihema ryanjye rizaba muri mwebwe. Ni ukuvuga ngo yagenderaga muri buriya bwoko bw'Abisiraheli, kandi ihema ryayo riri muri bo, ariko bo ntibabashe kubisobanukirwa. Nuko rero nibwo yababwiye, iha Mose amasezerano akomeye, imuha mapu y'urwo rugendo. Mose barahagurukana, ariko bageze ahangaha Mose kugira ngo abone uko akomeza imitima y'abantu bahaguruke bafite imbaraga, bakomeze urugendo. Nuko arababwira, bageze kuri uyu musozi bageze kuri uyu musozi, ngo hakurya ya Yorodani mu gihugu cy'Abamowabu, niho Mose yatangiriye gusobanura aya magambo. Uwiteka Imana yanyu yababwiriye i Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Ni ukuvuga ngo Imana yari yarangiye kubabwira bari kuri uyu musozi i Horebu, ngo yari yarababwiye ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, umubabaro mwababaye urahagije, ubuhunzi mwahunze, ibibazo mwahuriyemo nabyo byose birahagije. Tubu noneho rero ngiye kubatwara bageze mu gihugu cy'isezerano. Umurongo w'8 haravuga ngo dore igihugu nkibashyize imbere, nimukijyemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha
ko azabaha bo mu rubyaro rwabo ruzabakurikira. Imana ishimwe cyane. Nuko rero arababwira ati Imana yavuganye natwe avuga ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, igihe umaze mu kigeragezo kirahagije, igihe umaze kuri uyu musozi w'uburwayi kirahagije, igihe umaze kuri uyu musozi w'ubukene kirahagije, igihe umaze ku musozi w'ubushomeri kirahagije, igihe umaze ku musozi w'igisuzuguriro kirahagije, igihe umaze ku musozi w'icyangiro kirahagije, igihe umaze ku musozi w'intambara zitandukanye zo mu miryango, izo mu rugo, iz'ahantu hatandukanye, zo ku kazi n'ibindi kirahagije. Mbese igihe umaze mu ntambara urwana na Satani n'ibyaha kirahagije. Igihe umaze kuri uwo musozi, igihe umaze kuri uwo musozi ukunaniza, ukurwanya, ukurumesha, ukurusha imbaraga, mbese igihe umaze imbere y'ababisha bawe kirahagije, igihe umaze mu maboko y'abadayimoni kirahagije, igihe umaze mu maboko y'abakwanga kirahagije, igihe umaze mu maboko y'abatakumva, y'abaguhiga, y'abakugambanira, ibyo byose icyo gihe umaze Uwiteka yaracyitegereje, none arakubwiye ngo kirahagije. Ubwo gihagije rero Uwiteka afite igisubizo. Ni ikihe gisubizo? Yaravuze ngo dore mbashyize igihugu imbere, ngo muce muri icyo gihugu cy'Abamowabu, ngo mugihindure, icyo gihugu mugihindure. Abo Bamowabu ntabwo bubaha Imana, abo Bamowabu bafite mission yabo, abo Bamowabu bicaye ku musozi wanyu, abo Bamowabu icyo bashinzwe ni ugukura ubwoko bw'Imana mu gakiza, ni ukubutera ibyaha, ni ukubuzanira umuvumo. Ariko abo Bamowabu aho ngaho bakoreraga ibyo ngibyo, mugende mubahindure, icyo gihugu mugihindure, icyo gihugu mugihindure. Ugomba kugira ijambo rihindura, byari imivumo bigahinduka imigisha. Ugomba kugira ijambo rihindura, ubutaka butari ubwawe bukaba ubwawe, icyo umwanzi yari yarakuriganyije kikaba icyawe. Ukagira ijambo rihindura, wari umupagani agahinduka umukristo. Ugomba kugira, mbese ngo mugende muhindure icyo gihugu, kuko Uwiteka kibagabije. Umva, aho uri mu rwaniro Uwiteka arahakugabije, aho ngaho Uwiteka arahakugabije, aho uhagaze Uwiteka arahakugabije. Senga, wubaha Imana, wibuke isezerano Uwiteka yavuganye nawe. Yakubwiye ko azaguha gakondo yasezeranyije ba sogokuruza ba Aburahamu, Isaka na Yakobo. Akavuga ko azaduha iyo gakondo yaba azabakomokaho, yaba azabakurikira. Imana icyo yavuze izagisohoza. Ifite umugambi wo kukugeza muri gakondo yawe, ifite umugambi wo kukugeza ku byiza, ifite umugambi wo kukugeza ku iherezo ry'ibyiza, ifite umugambi wo kukurinda, ikomeje umugambi wo kukubeshaho, ikomeje umugambi wo kureba igitsura ibikurwanya n'ibiguhiga, ikomeje umugambi wo kukuremera ibishya, ikomeje umugambi wo kuzakugeza mu byishimo bidashira. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngo nuko arababwira ngo icyo gihugu, dore igihugu ntibashyize imbere, nimujyemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye ba sogokuruza banyu Aburahamu, Isaka na Yakobo, ko azabahaho urubyaro rw'abazabakurikira. Imana ishimwe. Imana ifite isezerano yadusezeranyije. Rero abana bacu bashobora kuzaba muri iyo migisha, cyangwa natwe tukaba muri iyi migisha. Igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije. Uyu musozi umazeho igihe, wawubabariyeho, wawuririyeho, wawusuzuguriweho, mbese wawutakarijeho byinshi, wawutakarijeho abana bawe, wawutakarijeho ibyawe, wawutakarijeho ubutunzi bwawe. Uyu musozi wo kutamenya Imana, uyu musozi wo kudasobanukirwa ubwami bw'Imana, uyu musozi wo mu byaha n'ibicumuro. Hari abantu nabo bari ku musozi w'ibyaha, batwazwe igitugu na Satani. Nabyo Uwiteka yarabirebye arabyitegereza. Hari abantu rero bafite n'ibigeragezo n'intambara zitandukanye. Uwo musozi hari abafite inzara,
hari abafite uburwayi, hari abafite intambara, hari abafite ibibazo, hari abafite ubukene, hari abafite amadeni, kandi ubona ko abatesheje umutwe. Uwiteka avuganye nawe, aho uri iri jambo rivuganye nawe ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Uwiteka rero aje gucyamikira ubuzima bwawe. Uwiteka azanye igisubizo, kuko ngo agomba gusohoza icyo yavuganye na ba sogokuruza bacu, yuko azaduha gakondo yacu, yuko Imana izaduha gakondo y'abazabakomokaho, y'urubyaro ruzabakurikira. Imana ishimwe cyane. Rero Imana niba yaratubwiye yuko ivugana n'Abisiraheli ikababwira yuko izabasohoreza gakondo, natwe uyu munsi twebwe turi kubwirwa ikintu cyose Imana yagishyiriyeho igihe cyacyo. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe cy'ibyo bibazo n'intambara, no kuba umuntu ari mu byaha, no kuba umuntu atazi Imana rurema, byose Imana yabashyiriyeho igihe cyabyo. Ubwo rero icyo gihe kirahagije, ahasigaye ucyamike, kuko umwami Imana azanye ijambo ry'ihumure. Wongere ubeho kandi ukomere. Imana iri kumwe nawe. Hari icyo yavuganye nawe uri ku musozi runaka, uri ahantu runaka, uri ahantu twebwe tutari turi, ariko Imana hari icyo yakuvuzeho, igufiteho umugambi ukomeye kandi izawusohoza. Uzagera mu gihugu cyiza cy'isezerano, aho uzaryama ugatuza ukagubwa neza, aho utazongera kubabara. Imana rero ishimwe, wumve ko igihe umaze kuri uyu musozi kirahagije. Reka rero dusenga Imana dushima yuko Imana izi igihe. Imana izi igihe, kandi Imana yacu ikorera igihe. Iki cyari igihe rero Abisiraheli bari batabawemo n'Uwiteka, kuko yari yarababwiye ngo muzanyure muri ibyo bihugu. Mbese yagiye ibabwira aho bazanyura, babwira ikibaya cya Lebanoni, irababwira n'imisozi bazanyuraho, ariko irangira babwira ngo n'icyo gihugu cy'abami wabo muzagicemo mugihindure. Imana yacu ishimwe. Imana izanye impinduka mu buzima bwawe, Imana izanye impinduka mu buzima bwacu, Imana izanye ibitandukanye. Imana ifite ibikomeye, Imana ije gukora ibikomeye ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu, kuko igihe tumaze kuri iyi misozi kirahagije. Imana ishimwe. Imana yifuza ijambo rikomeye, ibyo birahagije. Umubabaro wawe, amarira yawe, Imana yarabyitegereje, birahagije. Uhereye uyu munsi nta yandi marira, nta kandi gahinda, nta bindi bibazo, nta zindi ngorane. Icyo gihe tumaze kirahagije. Igihe tumaze turwana na Satani kirahagije. Igihe tumaze turwana n'ibyaha kirahagije. Igihe tumaze turwana n'umubiri kirahagije. Igihe tumaze turwana n'isi kirahagije. Igihe tumaze turwana n'imyuka itagaragara kirahagije. Igihe tumaze turwana n'ibyaha byica ubuzima, byica umumaro w'umuntu kirahagije. Igihe turwana, igihe tumaze kuri uyu musozi kirahagije. Ubu hasigaye tugiye kubona ibyiza, tugiye kubona impinduka, tugiye kwicara ku musozi wacu, tugiye kwicara ku musozi w'isezerano, tugiye gukorana n'Imana mu buryo budasanzwe, tugiye gukorera Imana mu buryo budasanzwe, tugiye gushima Imana mu buryo budasanzwe, tugiye gukora imiryango yacu mu buryo budasanzwe. Habayeho impinduka, twakiriye impinduka zituruka mu mihindurire y'Uwiteka Imana yacu, kuko iby'Imana yavuganye natwe izabisohoza. Niyo mpamvu bivuze ngo igihe tumaze kirahagije. Imana rero ibamera umugisha mwinshi. Iyi Imana yavuze ngo ikintu kirahagije, kirahagije. Reka rero dusenga Imana. Mana, turagushimiye, ijambo ryawe ryumvikanye mu matwi yacu. Avuze ngo mbese nimwibuka ibyo Uwiteka yavuganye namwe ku musozi Horebu. Mana nyir'ububasha, wibuke icyo wavuganye n'uyu mupapa, wibuke icyo wavuganye n'uyu mama, wibuke icyo wavuganye n'uyu mukecuru n'umusaza, wibuke icyo wavuganye n'uyu mukobwa n'umusore, wibuke icyo wavuganye n'intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro, wibuke icyo wavuganye n'abakozi bawe, wibuke icyo wavuze kuri iki gihugu, wibuke icyo wavuze ku itorero ryawe. Mana nyir'ububasha, nyir'ubutware, uri Imana izirikana cyane, kandi uri Imana yaremye igihe, ushyiraho igihe. Turagushimiye ko utajya wibeshya, turagushimiye ko utajya ukererwa, turagushimiye ko utajya ubura mu byo wavuze kuri bubonekemo.
nuhimbarizwa imirimo itangaza ukora mwami. Igihe ubwoko bwawe bumaze ku musozi kirahagije. Mana, ukize ubwoko bwawe kandi ubugire neza, utange ihumure mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Urokora ubuzima, urokora ubugingo. Yesu turagushimiye, uduhembuze imbaraga z'umwuka wera. Kristo Yesu ubane natwe kandi uyu mugisha buri wese uzareba iyi video akumvira ijambo. Mana nyir'ububasha, rizakora imirimo n'ibitangaza, rizaza n'impinduka mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Wabonaga byanga bidakunda, azabona ukuboko k'Uwiteka Imana kumutunganyiriza amayira, ibintu bigiye mu buryo mwami. Uwabonaga yarambuwe ijambo, Uwiteka we tuzabone impinduka, azabona impinduka, wongera kumuha ijambo kandi ukamukomeza. Ndagushimiye mwami, wabonaga atabasha gutsinda ibyaha, ndagushimiye ko ugiye kumutsindishiriza, ko ari wowe mukiranutsi w'ukuri. Oh haleluya. Reka udushoboze rero mwami kugucira bugufi no kukubaha, dukomeze kugutegerereza mu murwa, uhimbarizwe imirimo ukora Yesu. Ubwo uzaza ntuzaceceka, ahubwo uzavugana n'umusozi tumazeho igihe kirekire. Mu izina rya Yesu Kristo ushyireho iherezo, ushyireho iherezo Yesu, ushyireho iherezo. Ndagushimiye ko hari ibyo ushyizeho iherezo, uhimbazwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mwibuke gukora kuri subscribe, share, comment. Mukomeze mudushyigikire kandi dufite contact hasi aho ngaho. Wagira ikibazo watubaza, kandi waba ufite nawe ijambo ryafasha abandi, warakiriye umwami Yesu n'umukiza wawe, uzi kuvuga Kristo neza, Imana neza, ijambo ry'Imana uzi kurisobanura neza, watubwira, hanyuma ukaza ukadufasha gukora umurimo wa Data. Kandi ubaye ushaka kugirwa inama, kuganirizwa, nabwo waduhamagara tukagufasha kugira ngo dukomeze gukora umurimo. Imana ibampere umugisha, ndabakunda cyane.